muziko abantu bafashwe n'ikiniga bakarira babiri muri bo bamaze kwegura usigaye ni president wenyine mva nyine cyatumye barira nyine nawe cyumve rega buri agahinda none umugabo amarira akorotse ukabona ararize buri aba hari impamvu igihe amarira atagiye mu nda atemba ajya mu nda buryo ubusanzwe ajya mu nda ariko none iyo yagaragaye hanze byakomeye niki kiri gutuma nyuma y'inteko rusange abayobozi ba Rayon Sport bari kwegura ngira ngo hari ikintu kibyishe nyuma nkuko bivuga ntabwo ubuyobozi bwakegura nta kintu cyabaye noneho hakegura bamwe mu bayobozi banakomeye muri ekipe kubera ko bura vice president wa kabiri abari hejuru mu buyobozi vice president kandi murabizi ko Ngoga Roger yanabayeho president w'umusigiri kuko Tade yagiye niho wasigaye ayobora ikipe isigaye mu nshingano nako ndavuga Jean Fidel yagiye hasigayeho Roger naba batade baje burya niwe wababwiye ati hasigayemo ibi muri Rayon Sport murakomereza ahangaha urabyibuka haba na Handover rwose babwira ati muri kesa harimo miliyoni harya ngo zari magana nga yarabanje babwira ideni ririmo ababwira n'udufaranga duke turimo avuga ati none aho ngo mugomba gukomereza urumva ko umuntu ukomeye cyane muri Rayon Sport wakubitiraho rero umubitsi trésorier Rukundo Patrick umwe mu bari bakomeye cyane kwegura nkuko bivuga hari ikintu kibyihishe inyuma icyo kintu rero ubwo nacyo duheraho birakurikira inama y'inteko rusange yego yabaye ku munsi wo ku cyumweru inama y'inteko rusange yari ije imeze nk'ije gukemura ibibazo byari muri Rayon Sport babyo ko twabivugaga tuvuga tuti ku munsi wo kuwa mbere niwe twabiganiraga muri televiziyo tuvuga tuti abarebaza bamwenyura nyuma yo kumva inkuru nziza ivuye mu nteko rusange bavuga bati twumvishe ko abayobozi batari kumvikana biyunze ingengo y'imari wenda bavuza aho izava bizabishimishije ariko au contraire byaratandukanye ahubwo byateje ibibazo kurushaho ibyo bibazo rero hano byavuye ipfundo ry'ibibazo byose byavuye mu nama y'inteko rusange n'uwango urabona ko inteko rusange wavuga ngo yari iyobowe n'inama y'ubutegetsi sibyo kubera ko umuyobozi w'inama yari Dr. Rwagacondo hanyuma umwanditsi cyangwa se MC ari Abdara umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'ubutegetsi mu gihe iyobowe na vice president mu nama y'ubutegetsi uvuga ngo nibo bayoboye inama nibo baza kwandika imyanzuro abandi bateze amatwi bategereje no kuba bacalenjinga noneho nukuvuga ngo basa naho aba basaza baje mu nama y'inteko rusange bamaze gukora draft cyo twakita nka draft y'imyanzuro bafunze details zose ariko banakoze draft y'imyanzuro zo gufatirwamo bavuga bati turafata imyanzuro kuko ngo Abdarageze aho ngaho aranibeshya soma ya draft nyamara imyanzuro itarafatwa urumva bakabonye bikangamo ikintu cyarabaye urumva ariho soma imyanzuro yafashwe yaribeshya soma za draft bazanye baravuga bati ariko ibyo ntabwo ryo tumaze kwemeza usa naho yikanza arongerezana ibyo bamaze kwemeza baribaza ibyo asomye byari bivuye he ko ntabyo twaganiyeho ntabyo twafashe imyanzuro ariko wumva ariko baratuza baravuga bati noneho soma imyanzuro twafashe urabizi ko imyanzuro umuntu ayizamura tuyo tuyireba ko turaza kuyigarukaho imyanzuro yafashwe twarayisomye harimo naho abantu bagiye bikangamo kuko nk'umwanzuro mwabonye uvuga ngo bafashe umwanzuro kunga aho kugira ngo bavende kunga ubuyobozi ngo kunga Tadeyo na Prosper bakabiprononsa mu mazina gutyo baravuga bati kuki wenda batakoresheje inshingano zabo bakavuga amazina uko byakagenze hanyuma ubwo icyo kimaze kuba imyanzuro imaze kwandikwa ubwo urumva uyoboye inama baragiye banditse imyanzuro yafashwe baragenda bateraho kashe kwa noteri bayihaye umugisha mu by'ukuri banasinyaho urumva noteri umutoni wa se Angelique Tadeyo yakoze anticipation mbere yuko imyanzuro isohoka urumva abitekereza yasize Musanze aravuga ati iyo myanzuro mbere yuko muyisohora mubanze nanjye muyimenye nyuzemo amaso nk'umuyobozi wa komite nyobozi komite executive nanjye mbanze nyirebe tekereje kure nk'umusirikare yabanje nyiriye yasize Musanze agita gukadira kwa Umbari ariko nirazima akadiriye kuko mbere urabisi ko mu nteko rusange byavugaga ko ashobora guterwa kudeta so nta muntu utinya ishyamba atinyura impamvu nanone nakongeraho kandi ngo nigi ibintu rihora ringo kuri ikintu kavuze nakongeraho ka kantu
kaya mategeko yajyanywe muri RGB Atabizi. siyo Yego. atanabizi hahise hagaruka ingingo 18 zisura inyoko zidakurikije amategeko ko zakavuguruwe zigeze mu biganza bya Perezida Tade aravuga ati zizagiye zite nazizi ko tutanaziganiriyeho ko zitanemejwe mu nama y'inteko rusange aho ndamutinye cyane yaratinye ariko akanasingira muri ako kantu ko gusobwa ka Budara mu nteko kuri ya rusange myanzuro yabanje gusoma itafashe aravuga ati ubwo nujya gusohora yayindi wabanje gusoma za draft zanyu ariko ahantu aba basaza babera abahanga nabo aba ba Budara nico kintu rero ubwo ukurikije ibyo Roger yagiye avuze avuga ati wabanye na Jean Fidele ntiyabana nabo ukurikije ibya Patrick nubwo abantu bari kubica hirya no hino ariko buriya Patrick ari kuri side ya Prosper itumvikana n'iya Tadeyo reka mbikwibutse muri aka kantu ka Patrick muribuka akantu Tadeyo yagarutseho mu nama ababaye cyane avuga mu igurwa rya Paveri Nzira ati ni umuzamu mwiza twari tubonye ko dufite ikibazo cy'umuzamu dukora approach yo kumuganiriza turumvikana ati birababaje ngeze mu maso ya Trésorier ari Patrick mubwiye ko tugomba gusora amafaranga arabyanga ngo ntabwo yegeze ubitubwira bitugishe inama ati icyo kintu nicyo kugisha inama situation twari turimo yo gushaka umuzamu tubonye umuzamu twizeye twese ubushobozi kandi hari hafi ahangahe igisigaye ukumuha amafaranga byanasabye ko Tadiara yo yikuramo cyangwa se hari izindi promesa na Kanyabugabo yes na Kanyabugabo Kanyabugabo niwe wari umufite yes niwe wari umufite yaranamubitse cyane iyo batagira n'amahirwe Kanyabugabo bakamubitse yashoboraga no kuba baramujyanye mubwira yuko hari izindi diru zari zarakozwe ko yajya no muri Kenya polisi mbere yo kubazana Kadimu Ndiaye cyane munyemerere tubanza twumve umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport Tade ariko ngereka mbabwiza ukuri iyi interview ndi kuyiransa nakunze timu ya communication y'ikipe ya Rayon Sport impamvu ndayigarukaho mu kanya reka tubanze twumve Tade kwinjira no kumyanza harimo utuntu dutoya twagiye wenda tugaragaramo kandi koko abantu bari hagaragaramo ibintu ariko muri rusange yagenze neza imyandikire y'inama gufata imyanzuro y'inama kugira ngo tuyigezweho nabyo hari ukuntu wenda tuzagenda dukosoramo utuntu twagiye tubona tutari twiza kandi byose byakozwe natwe n'ubundi bizakosorwa natwe cyane cyane mu byemezo by'imyanzuro harimo nayibonye mbona harimo utuntu ariko nitwe tugomba kubikosora nyine baravuga ngo ntazibana zizakomanya amahembe ariko nanone iyo yakomanyije cyane haba habayemo ku rero mutangiye gukomeretsanya nibwo mwicara muno no mugatuza nibaza ko mu gisubizo cy'iso nakubwira ngo twarabibonye ko habaye gukomanya amahembe so niyo mpamvu twicaye tukavuga ngo reka dushyireho n'amategeko ahamye atugayidinga atuyobora buri muntu mu nshingano ze niyo mpamvu twavuze ngo reka dushyireho n'abanyamwuga muri ekipe nabo bazayobora ibyo bintu of course bayobowe na komite nyobozi ariko noneho uyu munsi je perezida sinze kujya muri management ya finance cyangwa se ngo je muri mu zindi administration za Rayon Sport zitanande hajyemo abanyamwuga so ni muri urwo rwego rero bivuze ngo ayo maheme nubwo yakomanye ariko turi gushaka ibisubizo ntabwo twikipe yaba idafite fitness coach so rero ntabwo ndibuze kuvuga ibintu mbere yuko biba ariko reka mbabwire bafana ba leta bateganirije umutoza mwiza mwese muzabona ko ni mwiza koko yagombye kuba yaratangiye ariko hari akazi yagiyemo katari bumara igihe kinini akazi karimo kurangira nyuma yo kurangiza ku kazi muzamubona umukoci mwiza ugendanye n'igihe twakagombye kuba twarazanye abandi bakoci ariko hari uwo twifuzaga kandi cyane ndabizi neza ko nyuma y'iminsi mike muraza kumubona kandi muzavuga muti ko ntababeshye ntacyo ngamije nacyo nikije dushobora no gutangira idayari dushobora gukina umukino wa Rayon Sport na Kiyovu bayaratangiye ntabwo twiteguye nabi twiteguye nk'abatsinzi twiteguye neza buriya ikipe ya Rayon Sport igira akarusho k'izindi kipe igira abafana niyo mpamvu ngewe mu byo nifuza bya mbere niba ngewe mu kibuga tapi vert ngewe numva ndiyamenya ko niteguye neza ariko ari support nkeneye amabisi tujye Dar es Salaam kugira ngo dukuremo Singida dukeneye gukuramo Singida kandi kumbaraga kuko nayo matsinda turayakumbuye sibyo turayakumbuye cyane ngewe na focus yanjye ndashaka ko tujya mu matsinda mu mitekerereze mu mikorere dukeneye ko tureba uburyo tuzamura ikipe y'abadamu kuri tapi imeze neza ariko
wajya kureba nanone bya bintu twavugaga abakunzi bayo barangana bate turayumva gute gusa nibyo gushimira n'abari abana no kubashimira cyane wagera finale ngo guhabwa prime ntibishoboka ikirimira haje ndetse nta nubwo ari ngombwa no kugera finale n'ubu tugiye kureba uburyo tugerageza gushakisha n'ibyo bagezeho n'ibyo tubihaye prime football ni amarangamutima uburyo dukunda Rayon Sport nabwo bijyana n'amarangamutima yacu nagira ngo tuze ku kibuga rimwe na rimwe tubivuge twebwe dutegura nk'abatsinda ariko hari n'igihe dutsindwa sibyo birashoboka tuvugishije ukuri so nagira ngo rero abafana bacu ko nanjye ubwanjye n'abandi turebe amarangamutima nyine turayagira ariko burya umuntu nyamuntu akontorora amarangamutima ntabwo amarangamutima kwerekeza aho ishaka nawe ugire gute wirukanye uragaruka bijyana na conscience umutima nama so nagira ngo rero discipline ku kibuga ni byiza kubaha inzego z'umutekano zihari ndabibashishikariza na ngombwa nta rwego no kubibasaba uwo ni perezida wa Rayon Sport Tade ku munsi w'ejo nababwiraga nti kimwe nemereye timu ya communication ya Rayon Sport hari harimo gusohoka ibintu nyine amakuru atari meza gusa urumva vice president